Oh yes, reka dukomereze naho twari twagarukiye ubushize. Ubwo twari tumaje gusiga Eric arimo arakomeza kuba yakurikira ya bataye, ariko baramubwira ati we Gasopo sigara aho ngaho. Ubwo yasigaranye n'abandi basirikare bamwitambitse, ariko no kugira akajagari keshi, dore ngo aratangira kuba yava mu modoka, ariko abandi bakavuye bazimutunga bamubwira ati beshya uvemo tukubarure. Undi akagumya ahamagara Temuri we, ariko bakamubwira ati beshya unyeganyege, uranyeganyega turakubarura, nta mikino iri aha ngaha, nizere kuri murabyumva, uranyeganyega tukubarurwa. Umusore akabyitegereza akabone muri we arimo arerekera, agenda agahamagara Temure muri yigendeye, agatangira Temuri we hagarara. Naho ngaho twari tumaje kuba twasoreza, ariko nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo abandi batangiye kuba bavuga ati utwihanganire kubura musore yagukurikiye, ariko umukobwa akavuga ati amakosa nayanjye, ninjye mwakabwiye ko cyangwa se mwagashinjije amakosa yose, kuko ahubwo yaje ari njye yakurikiye, iyo ataba ngewe ntago yari kuza bakurikiye, munyihanganire. Ariko umugabo nyine yagiye aseka, mbibutsa ko uyu mugabo biganye n'uno mukobwa. Ubwo agatangira kuba yamubwira Temuri we, none se urimo uranyibuka? Ubwo niko nyine yatangiye kuba yabaze muri niba arimo aramubaza ati njye nari ntegereje imyaka myinshi ko nzongera kuba nakubona, cyangwa waba waranyibagiwe? Ubwo ni umugabo nyine yatangiye kuba yamubaza niba yaba arimo aramwibuka. Umukobwa akavuga ati uyu muntu nindera urimo urambwira ngo ndimo ndamwibuka ko ntarimo ndamwibuka. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati se waba? Undi nawe arahindukira ati ngo ikivuga numve niba koko unyibuka. Undi mukobwa yise atangira kuba yavuga ati koko se waba uri Travis? Ubwo nyine yaramubajije ati waba uri Travis? Agatangira kuba yakibuka wari umunsi umwe bari mu ishuri. Ubwo cya Travis cyabaga kiri kure cyane mu bitekerezo. Umukobwa akamubwira ati we watekereje n'ibibazo urifite aha ngaha kuba wakora, ukareka kuba wajya kure mu bitekerezo, utarimo uratekereza ibibazo dufite kuba wakora. Ubwo ngubwo urimo uratekereza ibiki? Ni ibiki urimo uratekereza? Urimo uratekereza aha hantu twari twagiye se? Undi ati reka ntago ari byo ndimo ndatekereza, ahubwo narindi kure ndimo ndatekereza ko ibizame biri vuba aha ngaha. Undi akamubwira ati ngenda bikeka kuri muratakaza umwanya utekereza ibintu bidakwiriye, none se ushaka kuba wajya kwiga muri Kingston University mu bintu bya technology? Nibyo ushaka kuba wajya kuba wakiga se? Umukobwa nyine ari kubaza umusore nawe agatangira kuba yamubwira Temuri we, ngewe se uzuranzi, ngiye kuba natangira kuba nakiga cyane, noneho nzabe najya nawe ahantu uzajya niho nanjye nzajya, kuko uri umuhanga kundusha. Undi akamubwira ati okay, byaba ari byiza cyane, uje tugakomezanya kuba twakigana, byaba ari byiza. Umuhungu byaramushimishije, ariko nyine umukobwa yamusigaga mu bitekerezo cyangwa se mu ishuri. Umukobwa yaramwibutse, atangira kuba yavuga ati ye Travis we, uzi uko ntakekaga ko yaba ari we wakuze ukangana gutyo we. Hari hashize igihe, n'ukuri hari hashize igihe kinini tutabonana, none se umeze gute? Amakuru yawe y'iriya myaka yose yarishize tutabonana, gute bimeze gute amakuru yawe? Ubwo umusore nyine bakomeje bagenda biganirira. Umukobwa nawe atangira ko yamubwira tumbabarira, ariko ntugire ngo nuko kwirengagiza, ntago ngewe nari ndimo ndashaka kuba nakwirengagiza, nuko nanjye ntari nakumenye, ntago nari nakumenye, si uko kwirengagiza. Umusore nawe agatangira kuba yavuga ati oya, nta birenze ibyo ngibyo nta birenze. Icyambere nuko nawe nyine wamenye. Ariko umusore yatangiye kuba yagenda atekereza ati nagutegereje imyaka irenga 10 yose, ukamenya ko umusore nyine yemeraga uno mukobwa, umuntu wemeye kuba yategereza imyaka 10 umukobwa atazi niba azamubona. Ubwo bakatwereka Eric gake arimo ari aho ngaho, atangira kuba yakimeneramo utuntu tw'amayoga gake, agatangira kuba yavuga ati ngewe se inzoga ndazihamya, wazumbwira iki? Niki wazumbwira ngiye ko inzoga ari utuntu twanjye? Idore umusore ngo biba byamucanze. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati mana yanjye, ibi ni ibiki ndimo ndabona? Ubwo yatangiye no kuba yabona ibidahari, agatangira kuba yakitegereza amafoto ari aho ngaho, akabona ari kumwe naye muri basohotse. Ubwo nyine yatangiye kugenda yirebera amafoto akavuga ati muri we, muri yewe muri.
ubwo umukobwa we yamucitse, undi aracyari muri Emuri, agatangira kuba yavuga ati ndagukumbuye, ndagukumbuye, ndagukumbuye. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yakumbura umukobwa bitagikunze. Dore nuko nguko yagiye kubona hari urimo uramuzanira amazi amubwira ati Eric we, hagarika kuba wareba gutyo, uri kubona rwose utasinze bya nyabyo, akira abanza unywa amazi urebe ko wasubirana, wasinze uri kure cyane mu bitekerezo. Ubwo umusore nawe yararebye ati ninde unzaniye amazi ra? Uyu ninde unzaniye amazi? Dore kwitegereza ngo Emuri yahageze. Emuri yaje kuba yamureba, disi ntabwo yamutererana ngabe yamusiga. Dore yari yagarutse amuhereza amazi, ukamenya ko umukobwa amukunda bya nyabyo. Ubwo nuko Yesu atangira kuba yavuga ati Emuri we, Emuri nukuri uragarutse, nari mbizi, nyegera nukuri Emuri we, nari mbizi. Ubwo atangira kuba yavuga turagarutse, uragarutse Emuri? Kumbe ni Sara, ntago ari Emuri. Undi yatangiye kuba yavuga ati nari mbizi kuri buze kuba wagigaruka, utari bunsige nukuri nari mbizi kandi ni Sara. Uhagaze aho ngaho agatangira kuba yamubwira ati reba hano, urabyibuka si ibintu nagusezeranyije cyangwa wansezeranyije? Urimo urabyibuka ibyino foto? Uwo arimo arerekana Sara bya hehe, akagira ngo ni Emuri kandi ni Sara. Ubwo agatangira kuba yavuga ati nari mbizi, nyegera hano, nyegera. Umukobwa nawe byamucanze ibintu umusore arimo arigira, ubwo azi ko ari Emuri kandi ni Sara. Ubwo Sara bagatangira kuba bamukweshebura, ariko byamucanze nawe. Umuhungu nawe akamufata ati nyegera nukure Emuri we. Ubwo umusore yatangiye kuba yakicuza, agatangira kuba yavuga ati ndabizi, nge ndi mukuri, nako ngo nge ntabwo ndi mukuri, ndabizi neza kandi nzi ko ufite ubwoba nubwo wagarutse, ndabizi neza ko ufite ubwoba nubwo wagarutse, kandi amakosa yose nayanjye. Emuri wambabariye koko, ntuzongere kuba wabikora, kuba wansiga n'indi nshuro, ndagukunda si byo se? Ubwo akagira ngo niwe arimo arabwira kandi ni Sara. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamureba akamubwira ati se basi wamvugishije, wagize ikintu mvugisha? Ubwo umukobwa yacecetse yumiwe, undi nawe aracyari muri Emuri we, wagize ikintu unyibwira? Uribuka se ukuntu nagusezeranyije? Urimo uribuka ukuntu twasezeranye? Wambwiye ko utazigera ubabara, kandi nanjye ngusezeranya ko ntazatuma ugira ikintu kikubabaza. Urimo urabyibuka? Noneho ubu ngubu tugomba kuba twagumana ubuziraherezo, siko bimeze se? Ntabwo ugomba kuzaba wagenda, sibyo? Wavuze, ndakwinginze, ntabwo nshaka kuzaba wagenda n'indi nshuro. Ubwo umukobwa nawe yumiwe, yabuze ikintu yabwira uno musore wakamejeje gutya, yabuze ikintu yaba yamubwira. Ariko umukobwa yatangiye kuba yareba ukuntu umusore yasinze, akamubona Emuri. Undi yatangiye kuba yamubwira ati Eric we, ni njyewe, ntabwo urimo urambona? Ni njyewe, nagarutse, ni njyewe. Ubwo undi nawe agatangira ati yego nari mbizi, niyo mpamvu nabikubwiraga byose. Yatangiye kuba yajya aho ngo agenda amusoma, ariko umukobwa nawe yifitiye ubwoba. Dore umusore ngo arigarura, agasanga we yaragiye kuba yasoma si we. Dore ngo aragira ubwoba nk'aho atamuzi, avuga ati reka ibingibi ni ibiki? Gutari wowe, ibi bishoboka gute gutari wowe? Emuri ari hehe gute wakambara imyenda ya Emuri? Ibi ni ibiki umukobwa bamusubiyemo. Ubwo umusore nawe atangira nyine kuba yasubirana umukobwa ariko akamubwira ati Eric we, ni iki cyabaye? None se ntabwo byishimiye kuba turi kumwe? Nyegera ahubwo njyewe. Umusore akamubwira ati tomanyira wowe, genda gute umpamagara wowe, ntiwongere no kuba wampamagara Eric. Urimo urabyumva neza? Reba ukuntu urimo urigaragaza, urimo urakora icyaha ngaha, gute uri aha ngaha? Ubundi dore umusore ngo aramuhinduka, akanamubaza icyatumye ari aha ngaha. Dore umukobwa ngo arumirwa, ibintu byose bikamucanga. Ubwo yahise atangira kuba yahamagara ati Auntie Mary, yewe Auntie Mary we, nyaruka nyarakasa uza aha ngaha. Undi yaraje ati nyakubahwa, ni iki cyabaye? Ni ikihe kibazo? Undi yahise amubwira ati ngiye ntabwo nshaka Sara kuba namubona aha ngaha, ntabwo ndimo ndamushaka aha ngaha, n'ikindi gihe mufata umuvana aha umwirukankana umusora aha ngaha, sindimo ndamushaka. Reka mufata umwoherereze se asubire kwa papa we. Dore umusore ngo arahinduka, umukobwa yatangiye kuba yavuga ati hoya, tekereza neza Eric,
none se ntabwo ushaka kuba wagumana nanjye? Ntabwo urimo urabishaka, ni njye njyenyine ugomba kuba wagumana nawe. Wimfata ngo nyohereze, ndakwinginze. Ndakamubwira ati birahagije, egera hirya. Ariko Yesu abwira Auntie Mary, atumva Auntie Mary, ibintu nkubwiye ngiye ndakomeje, kandi si utume mbisubiramo. Ntabwo nkeneye ko nza kuba nasubiramo bino bintu. Nizere ko ubyumvishije, ko ntakirimo ndamushaka ahangaha. Natomanyira umukobwa agatangira Terike we, hoya bino bintu wikora bino bintu. Ndakamubwira ati ariko n'icyo utarimo urumva. Undi akavuga ati winkura ahangaha, ni ukuri wibikora, kubizi ko ari ngiye tugomba kuba twagumana. Waretse kuba wabikora bino bintu George? Ati va mu nzira wowe, tomanyira. Ubwo hari uwaje atangira kuba yamubwira ati tubonye ahantu umukobwa arimo arerekera agiye, ahantu umukobwa yagiye twahabonye. Undi yahise atangira kuba yamubwira ati ari he? Mbwira ari hehe? Ni he hari? Mbwira vuba. Mbwira ahantu yaba ari, gira vuba gira fasta. Umbwira ahantu ari. Undi yahise atangira kuba yamubwira ati yagiye ahantu muri labu, cyangwa se muri laboratwari mu majyepfo, niho yagiye kuba yakora. Yahise atangira kuba yavuga ati mutegure indege nonaha njye kuba namureba. Undi yahise amubwira ati Mr George we, ibintu urimo urakeka siko bimeze. Ahantu yagiye ni ahantu hahambaye cyane, ni mu kigo cya gisirikare, kandi wowe ibintu urimo uravuga nta nubwo byakunda kuba mwahura utafusabye randevu. Undi yaramubwiye ati tomanyira we, ibyo ngibyo urimo urambwira ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Nge nakubwiye ngo itegura indege, ngiye kuba nabona Emuri, nonaha nshaka kuba namubona. Ibyo ngibyo urimo urambwira ntabwo ndimo ndabyumva. Nta n'ikindi kintu nkeneye kuba nakumva atari Emuri gusa, nta kindi kintu nkeneye. Hagati aho ngaho nta kindi kintu ngewe nkeneye, kandi uko byagenda kose ngomba kuba ndi kumwe nawe nkamubona. Nta kindi kibazo ngiye nshaka kuba nakumva. Reka ngewe gira vuba ntegurira indege njyana aho yagiye. Undi yaravuze ati nta kibazo, reka njye kugutegurira indege, ariko ahantu ari harahambaye, hararemereye cyane, uko ubikeka siko bimeze. Kandi twabonye muri ajya mu kigo cya gisirikare, ariko ikintu bavuze ubwo bisobanuye ko Emuri arimo arakora muri laboratwari. Undi yahise avuga ati Auntie Mary we, urimo uribuka ibintu nakubwiye? Cyangwa uri aho ngaho uhagaze aho ngaho? Ngiye nakubwiye ati hano muri runo rugo cyangwa se muri ino nzu nta wundi muntu nshakamo usibye muri wenyine. Nta wundi muntu nshaka mwaha ngaho winjira aha usibye nge na Emuri, abandi bose kwa heri. Tomanyira rero, nta wundi muntu nkeneye mwaha ngaho kuba nabona. Nizere ko ibyo bintu byumvishije, ntabwo nshaka kuba nabisubiramo. Nta wundi muntu nshaka kuba nabona hano muri ino nzu. Umusore ukamenya ko yakamejeje, yakambitse. Dore nuko nguko undi bamusoye mu nzu, ubwo nawe nta kindi kintu yari kuba yakora usibye kuba yareka kugora Auntie Mary. Ubwo undi yasigaye arimo aravuga ati Emuri we, gute nanone waba unkoreye bino bintu ngewe? Gute bino bintu waba ubikoze? Ibi bintu ntabwo ndibuze kuba naguhereza imbabazi. Uramukura hehe se ko umukobwa ubu yiryoheye? Undi agatangira kuba yavuga ati ngenda mushaka ngenyine, nta wundi muntu nshaka kuba nahanganira na Eric. Reka nze mbanze nkwereke ikintu ngiye kuba nakora. Ubwo yakuye iyo telefoni, hari umuntu ashaka kuba yahamagara cyangwa se agiye kuba yahamagara, yihutira kuba yamuhamagara. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati mu minsi 3 ishize hari ikinuza cyabaye cyangwa se ikirori cyabaye, ndagira ngo mbe nakubwira ati umenyere umuntu waba warashyize amafoto hariya, unsobanure ku byari amafoto neza. Nshaka kuba namenya ari amafoto yo mu bukwe, umpereze ubusobanuro bwayo neza. Nshaka kuba namenya ukuntu biriya bintu bimeze. Hari uwo yabajije amakuru nyine bya ya mafoto yabo baragaragaje mu birori iby'ubukwe. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yavuga ati ubundi njyewe ngombe kuba namenya umuntu wakoze biriya bintu, kandi nawe nkaza kuba nakubona. Ibyo ari byo byose yamubwiye ahantu ari. Eric nge ndamushaka ngenyine, nta muntu tumuhanganiye. Iki nicyo gihe, kandi igihe kirageze ngo nanjye Eric mwitsindire, mbe nanashyingiranwa nawe dukora ubukwe. Umukobwa arimo ararota ahagaze, agatangira kuba yavuga ati tugomba kuba twakora n'ubukwe, nge na Eric tukagira ukuntu tubibara gake. Ubwo aho ngaho hari abari aho muri laboratwari nyine.
ubwo ngubwo hari umugabo waje atangira kuba yavuga ati yemwe mwese muri aha ngaha mube mushyize ibintu byanyu hasi muhagarika ibintu mwari murimo ubanze muze mbabwire gake gake dore itangazo ryihutirwa muze mwumve rino tangazo itangazo ubwo batangiye ko bababwira ati uyu nguyu bamwita Emery Swift akaba afite impano ya danje rero uyu nguyu ukuntu arenze azi kuba yakora tuno tuntu twose tuguruka ubwo ngubwo n'utudrone akavuga ati niwe muntu ufite ubuhanga hano mu gihugu bitari ibyo ngibyo uyu munsi niwe mukozi twakiriye aha ngaha bakaba bamwita Emery Swift akaba arenze akaba akora ibintu bitangaje rero akaba agiye kuba yakinjira muri batayo yacu cyangwa se mu itsinda ryacu mu muhereza ikaze ibakomye amashyi ubwo umukobwa nyine ngararenze mu bintu byo kuba bakora tuno tudrone tuguruka mu birere cyangwa se n'utuntu twose tuguruka nyine ubwo n'utudrone nawe yatangiye kuba yafata ikaze akabasohoza ati yemwe nk'uko babivuze nitwa Emery Swift nkaba nanjye nifuje kuba naza kuba nakorana namwe bikaba ari ibintu by'amahirwe nkaba nabonye amahirwe yo kuza kuba nakorera aha ngaha nkifuza ko twazagera kuri byinshi nabishatse kuba naza kuba nakorera aha ngaha imyaka myinshi ariko igihe cyari kigeze ngo mbe naza kuba nakorera aha ngaha ndizera ko tuzagera kuri byinshi turi kumwe ibyo ngibyo ndabyizeye cyane umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati reka nze mbanze mbasobanurire mbanze mbereke ngewe ubuhanga bwanjye gake gake mbanze mbanyuriremo murebe ubwo yatangiye kugenda basobanurira babwira ati hano aha ngaha gutya murimo murahabona birahagije honyine kuba twahagurukirije drone zitarenze n'eshatu zonyine murimo murabibona mwese zikaba zacunga kino gihande kinini nubwo murimo murakibona cyose aka kadrone konyine kaba gahagije ngo kabe kakerekana ibintu byose birimo birabera muri rambuga nubwo ari konyine igashobora kuba kaguruka ikagafata umwanya uhagije ukaresha tuzonyine zikaba zacunga igihande kinini kandi amashusho yose akagaragara neza ku bihande byose bikaba byagenda biguruka cyangwa se kakagenda zose zigurukira mu birere zikerekana ibintu byose umukobwa yagiyeho nyine arabasobanurira abandi nabo ati bravo urarenze ariko ntumbaze ibintu arenzemo ibintu abasobanuye nanjye ndakeka nabimusobanurira ariko bakomye mu mashyi ngo urarenze ariko mu byo ararenze reka natwe tuyamuhe ararenze muremure ararenze reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye reba neza niba warakoze kuri subscribe nusanga utarayikoze ube wayikora ujye muri comment tubwire ko ino video uri kwibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati hano hantu niho ngiye kuba nakitsimba mbe mpunzi uriya musore cyane cyane ko ndimo ndanakorera n'igihugu we umukobwa nyine warishimiye kuba agiye kuba yakorera igihugu ubwo nuko nguko aho hari uri muraza gake gakeya nta wundi Eric ubwo ngubwo yaje mu kigo iby'ubushakashatsi ubwo hahandi wa mukobwa arimo arakora yavuze ati nshaka kuba nakinjira abandi baramubwira ati we Toma nyirawo uri murajya hehe ahantu uri murajya urahazi cyangwa uri murihuruza undi yabonye ko bamwangiye atangira kuba yatera imibare nyine nk'abandi babasambo bose nako nk'ibindi bisambo byose ubwo yaravuze ati reka nze ntondagire hano kino gikuta mbanze nkwereka ukuntu nigiramwo imbere nikorera utuntu twanjye ibyo ngibyo murimo murambwira ni ibiki ubwo yararebye hirya aravuga ati ko mbona bya bintu uko ndimo ndabibona atari ko bimeze ubwo yasubiye inyuma yirukanka cyane avuga ati birancitse ubwo ngubwo bakatwereka aho ngaho bagatangira kuba bababwira ati urareba se ibintu byose bikoze neza kandi urabona ko n'abandi bakwishimiye rero uje neza kandi uri n'umuhanga nkwizereyemo ko ibintu byose uzabigeza imbere cyane ibi bintu ngenda byizeye kuzabikora ndabyizeye neza ubwo uyu ni wa mugabo nyine Richard ahari wamuhaye akazi ubwo yise atangira kuba yamagara ati we Travis we vaya hangaha ngwino ariko ikintu murimo muribuka neza nuko no Travis yiganye n'uno mukobwa ari we Emery bariganye ubwo baramuhamagaye atangira kuba yamubwira ati niko ati reka mbe nakubwira uno muhungu rero mbe namukubwiraho uyu nguyu ni kapiteni Jeff cyangwa se Joseph Travis ubwo agatangira kuba yamubwira atakuri itsinda cyangwa se afite team akuriye rero uyu nguyu rwose ikintu cyose waba umushakaho uzamusobanuza azakubwira uyu nguyu ikintu cyose wakenera
uzamuhamagara azagufasha, nta kintu na kimwe atagufashamo. Siko bimeze si? Undi akahita amubwira ati yewe Travis we, uyu nguyu Emuri arahambaye cyane mu bintu by'ubushakashatsi, uyu mukobwa ni mubi cyane, uyu nguyu ararenze. Umukobwa nawe agatangira kuba yaseka, undi akamubwira tuzamufate neza umwiteho, n'umukobwa ararenze. Ahubwo agatangira ati sibo ntashaka kuba yaruhukara, yaje nkagenda nkamwereka utuntu n'utundi tuba twamugorora. Emuri we, kabisa kuba twahurira biratangaje, kandi bano n'ubundi bari bibwiranye kare, ariko mu kwereka bosi wabo ko badasanzwe baziranye batangiye kuba nabo bakasuhuzanya. Akavuga ati ndishimiye kuba nahura nawe, n'undi ati nanjye ndabyishimiye, nguhaye amashimwe kuba duhuye rwose, yewe kapiteni Jeff we, Travis. Ubwo ni kapiteni Joseph, Travis ubwo baravuze ati twanyaruka se tukagenda, tunyaruke tube twajya kuba twatembera, gake gake tubanze tumenye ibyo ari byo. Ubwo nuko nguko bahise bagenda, ariko nyine ibintu biratangaje ukuntu bano bantu baziranye. Ubwo umugabo nawe yasigaye aho ngaho arimo aravuga ati ibi bintu se ko mbona ukuntu nabikekaga atari ko bimeze, ko mbona Travis yishimiye kuba yamufasha, cyangwa se yishimiye kuba bakorana. Ibino bintu ni ibikira? Umugabo yatangiye kuba yavuga ati se ibi bintu ntago byaba ari bibi kuri Emurira? Uriya musore ntago yamubera mubi? Uriya musore ntago yaza kuba mubi kuri we? Ubwo nyine yatangiye kugenda nawe ashyiramo kuba yashidikanya, avuga ati uriya musore buriya ntago yazahemukira uriya mukobwa. Ubwo abandi aho ngaho babaga barimo baraguritsa utuntu tw'utudrone mu birere, bagatangira ko bavuga ati zino drone zose ukuntu urimo urazibona, izi ngizi zirimo zirashaka amakuru, ni utuntu tworoshye kuba zatugezaho. Aba bose barimo barazitestinga aha ngaha ngo babanze barebe koko uko bazikoze, niba zirimo ziragenda. Uwo ni umukobwa nyine arimo aragenda asobanurira uno muhungu w'inkandagira bitabo utazi iyo biva niyo bijya. Ubwo agatangira kuba yavuga ati zino drone zose uko nguko zingana zishobora kuba zazana amakuru utakekaga, kandi ibi ngibi bari amahirwe ku gihugu iyo wabonye ukuntu umeneramwo umwanzi. Nanjye ibi bintu nari mbifitiye inzozi kuba nasanga cyangwa se nakisanga ahantu nka hano, ndabona intambwe nayiteye, ibintu ndimo ndabigeraho birimo biraba byiza. Umukobwa yari yishimiye kuba yakora muri kino kigo. Ubwo umusore nawe agatangira kuba yavuga ati Emuri, ndabona ibintu rwose uko nanjye nari narabiketse, ndabona mbigezeho, nyuma na nyuma ndongeye ndakubonye. Uwo ni umusore nyine yatangiye kuba yavuga ati nyuma na nyuma ndakubonye, dore umukobwa dore gutangara. Akavuga ati wawu. Ubwo aho ngaho mu kirere hari akadrone katurikiye mu kirere, dore ngo karamanuka, wa musore akaza amubwira ati wiyiteho, ati tonde, yewe tonde kitagira ikintu kiba cyagutwara. Reka mbe nakubwira ati tugasoreza uyu munsi aha ngaha. Ikirenzeho reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video wayibonye. Iramutse yagushimishe ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace na hejo.